kubwira. Kiri gitari ku ruhande mbwira. Sebe. Basi uramunda. Umutima wanjye wose ndawukunda. Ijambo ry'Imana risi. Bene ibyo byacu bya mu gitondo bya buri munsi. Mana ushimwe ko watureze iki gitondo pe. Ushimwe ko bukiye amahoro. Hakusemana yanjye ibiryo noneho nagiye bigenza ajya marantegura mwana y'umugabo wanjye undi yagiye kuko. Sheri ubu noneho umunsi yari mu kazi. Buri gihe ko mbona mwana yanjye. Kamuhamagare turebe. Allo? Sheri. Mumeze muti. None se noneho byagenze bite mana yanjye? Mwongeye mwagize akazi kenshi cyane. Nagutegereje nateguye n'ibiryo se kuba utambwiye ko utari buze kuri bugira akazi kenshi sintegura ibiryo. Uzi ko n'icyayi nsanze cyapfire muri teremusi. Dore ngibi dore rwose biri ku meza nateguye ameza none nakubuze. Asa ku kazi nako ko kagiye kuzabavuna rwose. Na bebe yaraye neza dore ndanamuhetse. Yankora yoroshyemo ariko nuko. Ngo Darina yari uzaze ejo shuwa yego bana nyagasani hakoze ubwashe bwo kuki butambiye bwo kubusiye dutungura ko yego nyina baza mu rugo ariko se ubusiye dutungura yego mana yanjye buya nawe rwose uzajya ugerageza umbwira ibintu kare nukuri nukobwa wacu dusagiye kuza mana we bamunyereka no bamukumbuye ese ubwo mware mwicaye nukuri kibaba nyagasani mukaruha mwageje saa 5 ntacyo nta kundi ubwo nuko bisengera wa muntu akazi ntacyo ubwo nuko nta kundi tuzamutegure bya bintu akunda bya bindi ariko sheri rwose nawe ujumbabarira umbwira hakiri kare ibintu pe kandi ibintu bifasha intera dusenga Imana uhindura akazi cyangwa se turebe ukuntu twabigenza kundi pe reba nayo kwara mu nzu wenyine noneho na mutara babyutse agenda ku ishuri akagenda akajya ku ishuri nkasigara ngiye nyine ukwiye no kunshakira n'umukozi rwose mba nateguye ibintu ngiye nyine gaho umwana ku mugongo de n'umudahetse ubu tuvugana mbyutse mpetse cyane pe nakunda ariko ugerageze rero uzi dutegura umukobwa wacu atazava mu mujyi akaza rwose asanga udahari rwose sibyo nukwisha imbabara rwose na muto nagukumbuye yahoza kumbaza dore agiye ku ishuri agushaka cyane yakumbajije yambwiye ati dadi uko nitarimo kuza bimeze bite nambwiye ubu nakazi kakazi ke kakamuka mubata no kubisengera ngiye kujya ku musozi rwose ngiye kujya ku musozi pe ibi ndabisengera biveho sawa ubwo rero wa muntu we ubwo gerageza utahe dutegura umukobwa wacu ngiye kumutegura bya bindi ubwo bazaza bihasange sibyo sawa rero ubwo akazi keza sawa sheri urakoze Nasebe. Kako nashaka kubwira. Mbwira nacyo. Sebe bisomunda. Umutima wanjye sindawukunda. None se haramutse hagize n'ikibazo gishobora kuba kigatuma tutagikomeje mu gihe habaye iki nta muntu ukiriho cyangwa mbaye nakiriho ubaye utakiriho ubaye utakiriho utagihari nyine utagifite ubuzima nkaba ndi njyenyine nashaka undi mukunzi niza none ubwo nakurenzaho okay natirage umva nyine ni ukuvuga ngo sibyo reka mbese rero urumva nyine ubuzima cyagiye bwawe bugoranye
ntabwo nakongera kwishima urumva Brabenshi. no ntabwo ndi kubeshya Brabenshi. nese ndi kubeshya he icyo gihe okay kamubwiye ukuntu ubuzima bwanjye wenda nshobora kubyimagine sibyo icyo gihe nta kintu cyazongera kunshimisha ibintu byose nazajya mbona n'ubundi ari bimwe niyo nta kintu gishya cyo kongera kwinjira mu buzima bwanjye Kuki waruvuze ko washaka undi? Hano oya biguma nabikora ibyo bintu ntabwo nabikora ahubwo hari ikintu nshaka kukubwira ni ukuvuga ngo nyine urabona dukundanye igihe kirekire njye nawe turaziranye sibyo mbese nyine hashize igihe kirekire pe gishoboka ku buryo umuntu yaba yakabaye yaziranye n'undi koko mu buzima busanzwe ahubwo nifuzaga urumva ya nifuzaga kujya gufata irembo wanjye ntabwo bigushimishije numvaga biri bwabushimishije basi ndishimye ya ndishimye cyane nyine ndifuza kujya gufata irembo wanyu ko ndumva utubazo batangiye kumbaza ndumva nari kukwizera cyangwa ashaka ngo wowe ufite undi muntu oya shiri bandabana bandabana okay ya nyine niyo gahunda nyine nari mfite kurega nanjye buriya ndagukunda turakundana tumaze igihe dukundana turaziranye kandi ikindi tujya nizera cyeka nimba utanyizera nshinda kwizera okay ibyo rero birahagije sihagije ahubwo mu rugo bagutegereje mu rugo ese uburyo umusaza nzamuka mu maso amubwira gukira umusaza uzatwaye iki umukobwa we nabonye agukunda nk'imwe biragoye oya kuba nkunda nawe afite uwo yazanye kandi ava iwabo bari bamukunze birumvikana ko ari kubwa mama wawe mbese kuki yemeye kuzana mama akamukurayo si ikibazo se ubwo nawe ntabwo ari ikibazo ni igisubizo cyaba igisubizo kuri we cyaba igisubizo kuri we ubwo nabyabaye igisubizo kuri njyewe Hello. Hello. Yego nariryamye. Okay, nta kibazo ndaje. Ntabwo yigeze yazana. Okay, ntacyo ndaje mugiraho nta kibazo. So. Okay. My gosh. No way. Sibacaye kukumana. Nubwo ari kukiwagiye ka. Yabaruza ahantu hose ndi. Yabaruzi ko yanjyamye we mu ndoto. Ibitekerezo byanjye byose biba biri kuri wowe kuki wansize ko so basi nzakora iki kwera Joyce sinzi icyo nzakora pe ndi kuki tutajyanye kwera kuki wansize njye nyine
se barayita kurunya durira imyenda ya nabona kugiye nose uramfasha gufura imyenda ati imyenda umungu usa nkawe ajya mu mase gutya akaza asa gutya hano mu cyaro umva mana yanjye umva rero biza kumbwira hano mu cyaro ko mubaye wongeye kubigisha ese ndayibuka imbere ya mama meze umva winsakurize kwihangana se barabirya biteka mu isafuriya bakabirya okay pass mbore nambabazi imbabazi ziba kwa muganga mboneye umujinya nuko nyine ndumva nanagufata na mana yanjye ubuse ndahinguka yensa gutya base nyigusigire ugende uyifure okay na wayifura se ko mfa izo ntoki zawe sinzize izo ntoki nta nubwo ujye nakaraba ngiye gutungura mama ngatungura bisaraharira kareba akarimbo agiye kumuririmbira Wow, Darina wanje. Darina koga wanje. umesitese maze Ngaho. Kunarizi ukuzaza ejo. aya ejo ntabwo naje Rega Darina wanje suwe Dari. Yivya bisatsi byiza goza Kigali n'ukuri ko Imana ni nziza pe. Ngwino bicare hadi. none ko mbona uri wenyine mami Njyenyine pe. Yesu winare mafuta. Reka mwana nyagasani akabiri karegeza pe. subizi ko se dusatuma We umukobwa wanje disi. Mwese utese. ese neza Mwana yanje mbega ukuntu ntunguye. shamambe Papa William none se kutigeze unambaza ko ndi buzi uwo munsi Yesu ntabwo nari mbizi yari yambwiye ko zazejo. Papa wawe ntawe uhari. yagiye ese Yaraye mu kazi asigaye akora cyane ukuntu nkumbuye ndamu asigaye akora cyane do ubu namuhamagaye mu gitondo ejo ndamubwira ngo ni nawe wanambiye ukuri buzi ntabwo nari mbizi usanga ibintu nari kuze ejo imisatsi ntabwo naje yarakuze none maramfa Yesuwe ukuntu ndi kumva mbabaye ni ukuri ndababaye wabajwe n'iki none se ndababaye mami ndababaye papa adahari araje mu nzira ndabizi igihe ari mu nzira rwose none se i Kigali hameze hati Kigali hameze neza hakose ariko ntabwo umeze neza hakose Kigali n'umusigaye yari mu mavuta we nibyo koko baratukuye babanza ibingiye rwose bikuriho pe mbaze ngurebe ne ngurebe neza ubwo bwanjye mani rwose urabona amavuta nisiga akora ari meza njye barambwira njye si ubundi asaba gutagusubwa n'umushaki utuvuta tw'i Kigali ndaje no kuza mbabara rwose muri afurika nta tuvuta turi kurumva niko mbabarira ahubwo amavuta y'i Kigali uri kumva ari guhumura neza cyangwa nabi ari buguma nabi ntabwo ntabwo ndimo mbyumva neza nibyo koko urabyibushye pe ariko ikibazo hose udebe neza karara yanjye niko ubuse urabukirwa rwose kunyicara we ibisatsi na nyagasani we mwese uri kumva mwumura gusumba mufite ikihe kibazo njye amavuta yaguma nabi kureba umujinya none se urumva mwumura gute ni perfume arya ni perfume parfesi iranoga cyangwa irahumura yama perfume yayo ngira ngo niyo arimo kujya oya uri kunera umujinya njyewe nisize amavuta yanjye meza ahumura oya uretse gatoya mbanze mpamagara papa yamubwire ko bahageze yari yambwiye ngo ugiye nguzaza umwana nanjye reka mubwire umva ahubwo arambabaje halo umukobwa yahageze yabaye umuzungu sinakubwira rwose yabaye umuzungu yamisatsi uramukumbuye ngo aragukumbuye ntabwo ubizi ukuntu ibicuru byose byaganyisha dore ahangaha hose nashize ahangaha dore aha hose ahangaha numvaga mu gitondo mbese naramukanye ibicuru ahubwo dati turamukumbuye naramukanye ibicuru ahangaha dore ahangaha gutya aha mwumva ibicuro ahangaha mwumva n'ahangaha ibicuro noneho nkebibwa ikintu kiriwe none umukobwa wanjye mbwira aho uzaze ejo nyihazi
mbabara utebuke sheri mbabara utebuke rero mukobwa ariko ikibazo reka maze mubaze aya mavuta yisize ukuntu ameze yambwiye ko azananzanira n'andi neza n'utwo gusiga muri uyu musatsi wa muntu dore sawa gahatebuke upfa kuzana n'akanyama wa muntu ahubwo twohereze n'amafaranga tujye tuguramya ushyiramo n'akazingaro nakijima urabizi ko ariko nkunda sawa ngambwira amavuta wisize ameze ati ase urumva ameze ati utari kumbwira n'ikibazo nturi kumbwira urumva urumva amenye ukuntu anukase niba ari Kigali niba ari ayihe amavuta asaravuga cyangwa arahumura neza ko utambajije aho umwana ubanza umbwira iby'amavuta ibintu bihumana ibicano amavuta wisize i Kigali n'uko ameze ate ko amuswa nibutse nawe n'umutipe mutipe kandi biki man avuye kuragira inka no amraza niba yari kumobera niba sinzi ibintu yashakaga kumbaza aragukunda se ntago muzi nano nshaka no kumenya yambabaje reba imyenda reba umupira wanjye wasaga neza ndabireba rwose umva suri kubona kunda usize amase nukwisi ibi byose ibyo hatanumvaga binuka umva yansize amase nta gahunda nari ifitanye nawe ariko inka niyo mu kiraro umva niba ari iyo mu kiraro niba ari niyo mu ishyamba umva sinshaka no kumenya uriya muhungu sinshaka kuzongera guhura nawe namurakariye yagusize amase reba ukuntu nari mvuye i Kigali meze neza mvuga nawe basa nese ndi busanga hano ba Mutoni nkaba Mutoni yagiye ku ishuri ndibuze nkahita amatwika umva aragukumbuye aragushaka njye sinamukumbura mame sinamukumbura kubera iki ntabwo namukumbura gusa kubera ko tuvukana ntabwo i Kigali harakwangije ntabwo hanyangije sinabakumbura i Kigali harakwangije cyangwa nuko ureba yirabura wowe wabaye umuzungu umva itonde di narababyaye mwese muri abana banje ahubwo se narababyaye mwese muri abana banje bebe ari he bebe rero bebe nabonye agakozi karimo kamufasha kugira ngo kamutware narushye mugongo turwanye shangaha n'imifashe mu minsi mike yamamimva ndavanga umese ingoma umese ahantu hose ukumva ndavana umugongo ibintu byose ahubwo nizere ko mutoye umva ari buze araba yicaye ho gatoya nk'abandi kumufasha huki reka njye gukuramo ibi byenda mana yanjye genda n'ibi bintu umese rwose akira umwana sinamukumbura pe nukuri se kiraca ahangaha genda urebe ibafu ugire umese ibyo ayo mase rwose mana yanjye Yo bro ya mani waje tukavugana gato yase uri mu duteze tunande maranje ese mwana hari ikintu nifuza kukubaza inaha muri iyi karitsiye cyo nyine urabizi nyigezemo vuba nyine urabizana nari hari umusaza wawe bro are you okay cyangwa I'm fine I'm just asking hari umukobwa w'umusaza wabaye you are in love come ibyo bintu ko kuri kumbaza ko urumva ko nawe ndi mu rukundo ntubimenye happy I'm not in love tuvuze ku bintu by'urukundo kumva mpita nibuka nyine hari igihe kera no hashize nk'imyaka ine nimba atari itatu bigeze kumpamagara ku ishuri ntabwo byibuka hari indege Kariza se ntabwo byibuka amazi asize igihe none se muri uracyamukunda se aracyari ntangire muri izi karitsiye aracyahaba kabisa yego muracyavugana aracyahaba uracyamukunda kameme rwose biragaragara n'ubundi nta wundi mukobwa nyine nawe nabona muri izi karitsiye mujya muvugana mujya muganira nta kuntu rero waba utakimukunda shabura nyine nanjye ejo nahuye n'umukobwa nyine ntabwo ni umusazi pe ni ukuvuga ngo nyine ntabwo nzaba yaravuye kuko nta nubwo mbere namubonye nyine twarahuye gutyo araza nyine nari nangije ngo aho kugira ngo nshimirize ibintu byabaye uri serious yantutse
yantutse seriyezo mambura n'ikintu na kimwe mvuga yewe yantutse ubu nari ndimo kumwibuka nkibaza nimba aba muri iyi si cyangwa yivira mu kindi gihugu nazi to yaravuye mu mujyi nyine ubona yambaye neza nk'umuntu nyine utarowe inaha yambaye nk'umuntu utarowe inaha to none se mu kazi bimeze bite mwana biragenda nta kibazo kabisa nta kintu kirimo asana mu rugo umuntu yakurebera ntari bituma utameze neza ndumva nshonje ikamya inyanja igakama burundu n'Imana nyir'ibihe inyuranye ibihe Imana yimuye imisozi itabimenye Surprise! ugeze hano Baby, come on. Ntabwo wari umumbuye. ntabwo nari mukumbuye ejo wankoreye kugira ngo turahurira muri gare Sweetheart, I'm sorry. Nahise ngira akazi kenshi gatunguranye. Ubuyobozi bw'akarere bwahise buza kudusura. Gusumba barire ntabwo bizongera. Please. Wambabara ukamubera ndagukumbuye cyane. Wow. Urahumura neza cyane. uratangiye kandi ndabibwira papa Nubundi se ko wasambaza kuri wanjye. urabizi neza koko ko babizi ariko sha uriyumva Oh yes. urabizi ko ndi uwawe se mana Ashazi ko Kigali sigara guhinduye cyane. umva ariko urabizi ko ndi uwawe Ndagukunda agasazi. koko se Cyane ndagukunda. rwose. Ubahwe. Ako se mana yanjye ubu n'imirimo umuntu azayivamo mwakabyarana kumve ni danje kabisa sinzi ko akazi tuzakavamo biba bigoye ariko nyine nta kundi amazi y'intangaha rwose mana yanjye ntabwo mbizi ariko imana izatugirira neza burya natwe tuzabona amazi ugira ngo si ibintu bizahoraho oya bizashira nta kundi reka reka ariko se ubundi mubaze ariko se ubundi de amakuru yawe na Kariza ngewe na Kariza tuvuge ko utanyumvisha cyangwa se shamujya kandi muto utekereza nabi ntubyegereze umutima nivugiraga nari mukumbuye byakazi Baby, nanjye wakoze ku makare ni iby'agaciro maze ngiye numva nabishaka. mbese ndagumya tukagumana Sha nyine ni ukubera amasaha yagiye ibintu byinshi ngiye gukurikirana ariko nzagaruka vuba. Ariko ahantu hose uzajya uri ibitekerezo byose bizikana. ariko si ubwo we nta soni hagize umuntu uza agasanga mwamazanye gutya ubaye iki se we aha Moto, meze neza se? aha meze neza amera neza si icyo urabura avuye kujivomera mu madomoro asa gutya ajyana hasi no koza ijerekani ubwo se nta soni ufite zo kubivuga kari we mukuru wanjye se wambaye uruhe rugero umva nibwo nawe mukuru wawe ntabwo ushinzwe kuza koza ibi bidomoro nk'abanyitiku we Umva, ndakwiyamye. bazakwigiraho mbabara w'inzamura isukara ya ceceka masaha aha ngaha ibyo ni ishyari ryakuzuye yuko ndi kumwe na sheri wanjye oya ntabwo namwihorera usanga abanyitiku itiku se reka nkubaze ari jewe nawe ninde ubundi wakabaye akora ibyo urugero rwiza Mwihorere. umva reka mwihorere kuko sheri wanjye avuze ngo nkureke ariko ubundi kuko akangana uko nguko karakuze nikanyigisha koza ahubwo ibyo ni ishyari ry'uko ubonye ndi kumwe na sheri ceceka reka wanjye nkubwire ibyo bidabara uvuga ngo birasa gutya ahubwo ndaje ndabibwira na mama Moto meze neza se? meze neza Bite? neza Meze fresh. Amakuru se? neza Nta kibazo. nta kibazo Batangaza iki se? cyane numvaga nyaranye mukumbuye ariko Yego. That's good. I'm really proud of it. ehehe umva nimugume gutyo mumeze ariko ubundi uranshakira iki ku musheri wanjye
nta soni ubwo ufite zo gushinga ngaho none ayibeshye irenze y'indi jambo dute nkumena none nyereka impeta yakwambitse impeta ntabwo ari ngombwa umva impeta ntabwo ariyo ngombwa impeta ntabwo ari ngombwa se yinyereke impeta ni impeta ya mbere ni ku mutima we wanyumvishije oya please nawe mbabarira nakubonye ibyo wirirwa umbeshya ngo urankunda calm down ibeshye mwibeshye mwongera ahubwo murenze irindi jambo Nta kintu ariko se we bite byawe twaganiraga nk'abashuti mwamaze nta kintu kidasanzwe nyumva mundekure nigendere Halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe Musenyi. Mwiriwe. Ni wowe? Niko disi. Uzaniye amata. Nakoze disi birakana kare kanarize kare kanshobereje kare kabuza amata. Mukwihangana. Nakoze rero ndimo ndazembajyana umwana arimo arasinzira. Genda tuje ku meza ira abakobwa baraza kuza kuyagira cawo. Genda ku meza, genda ushire ku meza. Ndimo ndazembajyana umwana. Okay. Kira ku meza. umuntu nindera